Shalom, tuguhaye karibu wowe tubana ku isengesho ribohora official umunsi ku wundi. Imana iguha umugisha aho uherereye hose, ukuboko kw'Imana kubane nawe. Uwiteka akugirire neza. Kandi nawe waba udusuye ari ubwa mbere ku isengesho ribohora, tuguhaye ikaze. Imana nawe kugirire neza. Uwiteka aguha umugisha. Reba aho hepfo ahanditse subscribe, uje ari ubwa mbere ukande subscribe cyangwa se sabone. Tujye tubana mu mwanya mwiza wo gusenga. Imana ikugirire neza. Mu isengesho ribohora tuje gusenga, ariko mbere yuko dusenga tuje kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kubanza kuganiraho ari naryo ribuduha umuyoboro wo buryo turi buze gusenga. N'ijambo rigiye kugaragaza ururimi rwumvikana mu isi y'umwuka. Ururimi rwumvikana mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka hari indimi zitumvwa kandi hari n'amasengesho atumvwa. Mu isi y'umwuka bumva ururimi rwitwa kwizera gusa. Kwizera ni ururimi rwumvikana mu isi y'umwuka impande zombi. Kwizera ni ururimi rwumvikana mu gice cy'ijuru, mu gice cy'Imana ihoraho. Ni ururimi rwumvikana mu gice cya kuzimu. Intambara zacu zose ziherera mu kwizera. Mwuka wera, vayo uganire natwe, wagure ijambo. Agurira ijambo mwuka wera. Agurira ijambo mu mitima y'abari kuri iki gicaniro. Agura ijambo mu mutima wanjye. Agura ijambo muri ngewe. Agura ijambo muri buri wese uje kuri iki gicaniro. Urakoze mwuka wera. Dufunguye ikirere cyacu. Dufunguye ikirere cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Funguye ikirere cy'uyu muntu katika jina la Yesu, kugira ngo kimubere cyiza. Agire ikirere yumviramo ijambo ryawe. Agire ikirere cyiza asengeramo mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ngire ikirere kizima mu izina rya Yesu Kristo. Ndaritse ubwami bw'Imana kuza aho ndi mu izina rya Yesu Kristo. Butwike ubwami bw'abadayimoni. Butwike ubwami bw'imyuka mibi. Myuka mibi ihunga aho ndi. Myuka mibi ihunga aho ndi mu izina rya Yesu Kristo. Myuka mibi ihunga ikirere cyanjye mu izina rya Yesu Kristo. Myuka mibi ihunge aho uyu muntu uri kunyumva ari mu izina rya Yesu Kristo. Myuka mibi ihunge ikirere cye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo twese tubashe gufashwa mu ijambo ndetse no mu gusenga. Mu izina rya Yesu mu amazina yose. Amen. Nanjye nkubwira ko mu mwuka bumva ururimi rwitwa kwizera. Kwizera niko kumvwa mu isi y'umwuka. Utagufite wese ntabwo yumvikana mu ijuru. N'utagufite mu gice cy'ikuzimu ntibamwumva. Intambara rero turwana ni intambara yo kwizera. Reka dusome ijambo ry'Imana rimwe mu byanditse ubyumve. Paulo wumva amagambo yavuze. Reka dusome Timoteyo wa kabiri mu gice cya 4. Timoteyo wa kabiri mu gice cya 4 umurongo wa 7. Paulo aravuga ati, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbicyuye ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu, umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si jye njyenyine, ahubwo ni abakunze kuboneka kwe bose. Urumva iri jambo Paulo arimo aratubwira.
aranditse ngo narwanye intambara nziza. Kumbe hari intambara mbi, hari ukurwana intambara nabi cyangwa ukarwana intambara mbi. Utegetse kurwana intambara nziza kandi utegetse guharanira kuzasoza urugendo rwawe muri buri kimwe cyose utangiye. Niba utangiye urugendo rwa business, haranira kuyisoza neza, kuyigeza kure aho wumva wifuza kuyigeza. Niba utangiye fiançailles, haranira kuyisoza neza, urwana intambara yo kugira ngo isozwe neza. Niba utangiye ibihe byo gusenga, haranira kubisoza neza. Icyo utangiye cyose, rwana intambara yo kugira ngo ukigeze ku musozo. So hano rero Pawulo arimo aratubwira ngo narwanye intambara nziza. Bishatse kugaragaza nk'uko twahoze tubivuga ko hari abandi bashobora kurwana intambara mbi. Irinde kurwana intambara mbi, irinde kurwana intambara ntabe. Noneho hano akakubwira ngo narinzi ibyo kwizera. Kumbe ufite uruhare n'ikizami gikomeye cyo kurinda ibyo wizera. Kuko nutarinda ibyo wizera, umwanzi aba yiteguye kugira ngo aguteze urujijo n'ihungabana ku byo wizera. Ni ngombwa rero ko urinda ibyo wizera, ukarwana intambara yo kurinda ibyo wizera. Bya bindi wizera kuzabona, ukarinda uko kwizera kwawe, ndetse nabyo ukabirinda mu izina rya Yesu. Ni ngombwa rero kudahuzagurika ku byo uba wizeye. Ni ngombwa rero kudashidikanya ku byo uba wizeye. Mu mwuka iyo ushidikanya ugahuzagurika ku byo wizeye, ubwawe urisenyera. Ubwawe usanga uba umeze nk'inyanja ishushubikanwa n'inkubi y'umuyaga. Umuyaga iwujyana hariya iwerekeza hariya. Ugomba kuba utuje mu bitekerezo byawe, uri strong, utapfa kunyeganyezwa. Irinde kunyeganyezwa n'iby'amaso yawe akwereka. Irinde kunyeganyezwa n'iby'amaso yawe abona. Hagarara wemye mu mutima, hagarara wemye mu kwizera. Kabone naho wabona nta mpinduka mu gihe uri gusenga. Wikwivuguruza ngo wumve yuko gusenga kwawe urimo urakora ubusa. Wikuvuguruza ngo wumve ko amasengesho usengerwa nayo ari ubusa. Icyo gihe rero iyo uteye utyo, umuntu uteye utyo aba atarasobanukirwa gukora kw'Imana, ndetse abataramenya Imana. Abatarasobanukirwa gukora kw'Imana, abataramenya n'Imana. So ntabwo ugomba gushidikanya gukora kw'Imana mu buzima bwawe n'imikorere y'Imana ku buzima bwawe. Imana ni Imana idahuzagurika mu byo ivuga no mu byo igambirira, kandi ni Imana idahindurwa n'ibihe. Nawe ugomba kudahindurwa n'ibihe mu bitekerezo byawe. Ugomba kudahindurwa n'iby'amaso yakweretse cyangwa wabonye, kuko mu mwuka amaso y'umubiri yakuyobya. Mu mwuka tuyoborwa no kwizera, mu mwuka tukayoborwa n'ijambo ry'Imana, mu mwuka tukayoborwa n'umwuka wera. Ni ibintu bitatu bituyobora mu isi y'umwuka, kandi nanone tunakoresha tukanabikoreramo. Mu mwuka tuyoborwa no kwizera, mu mwuka tuyoborwa n'ijambo ry'Imana, mu mwuka tuyoborwa n'umwuka wera. Kandi mu mwuka dukoreye mu ijambo ry'Imana, mu mwuka tugakora dukoresheje umwuka wera, mu mwuka tugakora dukoresheje kwizera.
ni ibintu bitatu bikora mu isi y'umwuka. Ni ngombwa rero wowe tubana ku isengesho ribohora, ni ngombwa ko utagomba gushidikanya ku cyo umutima wawe wizeye. Ni ngombwa ko utagomba gushidikanya ku cyo umutima wawe ufokasinga kugomba kukigeraho. Ubundi ujye wumva ko igitinze ari isengesho, igitinze ari ugusoza isengesho, ariko ubundi ujye usoza isengesho wumva ko icyo wasabaga wagihawe. Zirikana ko ibyo dufata mu mwuka tubyakira mu mwuka, dusaba mu mwuka tukabyakira mu mwuka, ariko hagati yo gukura ibintu mu mwuka tubizana mu bifatika, hari uruhare rw'Imana, hakaba n'uruhare rwawe. Uruhare rwawe ni ukudashidikanya rwose ko ibyo wasengeye n'ibyo wafashe mu mwuka bihari. Uruhare rw'Imana ni ukugenzura kwizera kwawe ko guhagaze mu kuri, ko kutayiryarya, Imana nayo igakora biciye muri kwa kwizera kwawe. Niyo mpamvu tubona hari abantu Yesu yabwiraga ngo bikubere nk'uko ubyizeye, bikubere nk'uko bivuze. Menya rero ko ururimi mu isi y'umwuka bumva gusa ni ururimi rwo kwizera. Nutakaza ururimi rwo kwizera hano mu isi bifite imibiri, Satani azakubonerana, azagukiniraho akarasisi. Abarozi bazagukiniraho akarasisi kandi usenga. Abadayimoni bazahora bagukina ku mubyimba. Kwizera kwawe ni kubakwe, kwizera kwawe ni kuzamuke kugere ku rwego rushimwa n'Imana, bigeraho Imana ikwita inshuti yayo bishingiye ku kwizera kwawe. Reka dusome iri jambo nanone. Twavugaga rero ku kurwana intambara nziza yo kwizera kandi ukamaranira kurangiza urugendo rwawe. Kabiri, ukarinda ibyo wizera. Sinzi niba ubyumvise. Rwana intambara nziza, izitari nziza ntuzirwane. Haranira kurangiza urugendo rwawe neza rwa buri kimwe cyose utangiye. Gatatu, rinda ibyo wizeye, kuko nurinda ibyo wizeye ugomba kubibona. Reka dusome iri jambo nanone. Dusome iri jambo nanone. Kadusome iri jambo. Timoteyo wa mbere igice cya 6. Timoteyo wa mbere igice cya 6. Reka duhere ku murongo wa 11 n'uwa 12. Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 11 kugeza kwa 12. Handitse ngo, ariko woweho muntu w'Imana, ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize ugukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingira ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwatura kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Wabyumvise nshuti mukuru muri Kristo Yesu iby'iri jambo ngo, ariko wowe umuntu w'Imana, hunga gushidikanya, hunga amaganya, hunga kwiheba, hunga guhuzagurika ko mu kwizera kwawe, hunga ubwoba, hunga umwuma, hunga irari ry'uburyo bwose, hunga uburyarya, hunga kubeshya, hunga ubugugu, hunga. Numara guhunga ibyo, hunga kunegurana, hunga za kritike zidafite icyo zishingiyeho, hunga.
numara guhunga, hunga irari ry'ubusambanyi, hunga urwango, hunga amoko. Numara guhunga ibyo rero, ngo ukurikize gukiranuka, kabiri wubaha Imana ndetse no kwizera n'urukundo. Ariko icyanyuma ntibibagirwe kwihangana. Biraba umureke kwihangana gusoza umurimo wako, ngo ndetse n'ubugwaneza. None umurongo wa 12 avuga ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho. Nuko turwana intambara yo kwizera. Ibyo ubona byose biza bikwisukaho, birimo birahinyuza kwizera kwawe. Wikwemera ko kwizera kwawe guhinyuka rero mu izina rya Yesu Kristo. Wikwemera ko kwizera kwawe kujegajega, kuko handitswe ko umukiranutsi w'Imana abeshwaho n'iki? No kwizera. Niko ijambo rivuga. Ijambo rivuga yuko umukiranutsi w'Imana abeshwaho n'iki? No kwizera. Iyo kwizera kwiyo kwahungabanye umutima w'Imana, ntabwo wishimira wa muntu. Umutima w'Imana iyo kwizera kwawe kwahungabanye, ntabwo umutima w'Imana wongera kunezererwa cyangwa wishimira. Umvira ijambo ukuntu rivuga. Abaheburayo 10:38 n'umurongo wa 39. Abaheburayo 10 umurongo wa 38 n'umurongo wa 39 handitse ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma mu umutima wanjye ntuzamwishimira. Iyo wasubiye inyuma muri wowe, ugasubira inyuma mu kwizera kwawe, ntabwo umutima w'Imana ukwishimira. Ni ngombwa rero kwanga gusubira inyuma mu kwizera kwawe. Kwizera kwawe haranira ko guhora kujya imbere, gutera intambwe kujya imbere, ntikugatera intambwe ijya inyuma. Kwizera kwawe reka gutera intambwe kujya imbere, kuko kwizera niko kugomba kwinjiza mu masezerano. Kwizera niko konyine ushobora gukoresha ukareka iperi byawe byose umwanzi yanyaze. Kwizera niko uzakoresha amasengesho yose wasenga, niyo wasenga iminsi 1000 utarya utangwa ku manywa na nijoro, utizera ntacyo biba bimaze. Usabwa kuzamura urwego rwo kwizera kwawe. Noneho dukomeje tugasoma akavuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma. Ugomba kurinda umutima wawe gusubira inyuma mu kwizera ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Gira kwizera kugomba kugukiza ubukene. Gira kwizera kugomba kugukiza indwara. Gira kwizera kugomba kugukiza Gehinomu. Gira kwizera kuguhesha kugukiza kubabariwe ibyaha. Gira kwizera kuko ijambo riravuze ngo ahubwo twebwe dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo. Mu yandi magambo, wagira kwizera kugira ngo ukize imibereho yawe, wagira kwizera kugira ngo ukize business yawe, wagira kwizera kugira ngo ukize amagara yawe, wagira kwizera kugira ngo ukize urugo rwawe cyangwa umuryango wawe, wagira kwizera kugira ngo ukize ibyo ubona byugarijwe n'ubwami bw'umwijima. Ikigomba gutuma ibyo birokoka ni ukwizera kwawe. Rero ubwami bw'umwijima burwanya umuntu wizeye, bugerageza gukora ibintu bikwisukaho kugira ngo birebe ko kwa kwizera kwawe kwahungabana. Ni wowe ugomba kwanga ko kwizera kwawe guhungabana. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, kwizera kwawe kwahungabanyijwe n'ibyo wari urimo urabona kuko bitabaye,
n'ibyo utekereza, n'ibyo n'ibindi, ndagusengera kugira ngo kwizera kwawe gusubirane kandi kuzamuke kuve ku rwego kujya ku rundi. Ndisengera kugira ngo kwizera kwanjye nanjye gucere intambwe, kugere ku rwego rwo kwimura imisozi, kugere ku rwego rwo kuzura abapfuye, kugere ku rwego rw'izina ry'Yesu Kristo rwo gukora ibikomeye tutigeze dukoraho. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikugire neza. Reka dusome nanone rino jambo, Abaheburayo 11 n'umurongo waho wa 33 handitse ngo, mbese mvuge ikindi ki? Igihe cyandenga mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare. Urashaka kuziba iminwa y'intare? Urashaka gutsinda ibikomangoma by'ikuzimu n'ibikomangoma by'abadayimoni? Urashaka gutsinda ubukene? Senga unakora. Gukora unasenga. Senga unakora ariko ufite kwizera. Senga unakora ufite kwizera. Iga ariko unasenga ufite kwizera. Curuza unasenga ufite kwizera. Kora usenga unafite kwizera. Ni ibintu bitatu bigomba kugendana. Kora, senga, izere. Cyangwa se senga, kora, izere. Senga, izere, kora. Nabyo birashoboka ibyo tuvuze. Senga, izere, kora. Ni ibintu bitatu nabyo biherekeranyije. Rero iri jambo ni ryiza kandi rirumvikana, ndumva ndizera ntashidikanya wowe turi kumwe hano kuri murafashwa mu mwuka. Rero ururimi ugomba kumenya rukoreshwa muri izo si zombi. Muririmbyi araririmba ngo nihisemo mbese iyi si izashonga niyo uzahamamo, mbese muri izo si zombi uyu uhisemo ni iyi. Hari kuzimu, hari n'ijuru, noneho hari n'isi ngiyi turimo igaragara. Iyi igaragara izavaho, iyi igaragara izashonga, ariko igihe tukirimo dukeneye kuyibamo dukorera Imana. Dukeneye kuyibamo tugasoza umugambi w'Imana. Dukeneye icyagihe tufite kuyimaramo. Dukeneye kurwana intambara nziza tukarinda ibyo kwizerwa cyangwa se ibyizerwa cyangwa se ibyo twizeye. Hanyuma igihe cyagira tukazayivamo tugiye guhabwa ingororano z'ibyo twakoze tukiri hano mu isi, kandi ingororano z'ibyiza. So wumvise iby'iri jambo, ni ngombwa kurinda kwizera kwawe. Ni ngombwa guharanira gutangira ibyo utangiye ukazabisoza neza. Dukomeje rero muri iri jambo, mwumvise iby'iri jambo ryavuze ngo mbese mvuge ikindi ki? Igihe cyandenga mvuge ibya Gideyoni warwanyije Abamediyani akabatsinda. Ese tuvuge ibya Baraki? Ese tuvuge ibya Samusoni n'ibya Yefuta? Ngo n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi? Ngo baheshejwe no kwizera gutsinda abami. Kumbe kwizera kwawe gushobora kuguhesha ubutunzi. Kwizera kwawe gushobora kuguhesha gutsinda abaruzi.
kwizera kwawe gushobora kuguhesha gutsinda buri kimwe cyose uri guhangana nacyo, kandi kwizera kwawe kubasha kuguhesha ibyasezeranijwe n'Imana. Wabyumvise ko kwizera kwawe kwaguhesha ibyasezeranijwe n'Imana. Bishatse kuvuga mu yandi magambo, utizeye bya bindi wasezeranijwe ntabyo wabona. Ibyo wasezeranijwe uzabihabwa biciye mu kwizera. Biragusaba rero kwambara imbaraga zo kwizera. Tandukana n'umutima utizera, tandukana n'umutima ushidikanya, tandukana n'umutima uhuzagurika. Ambara kwizera mu izina rya Yesu. Mana, dusengeye abantu bawe kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora. Reka buri wese umwambike imbaraga zo kwizera. Uwarwanywaga mu kwizera kwe agahuzagurika mu kwizera kwe, izina rya Yesu, reka izi mbaraga zimuhunge. Myuka abadayimoni muveho, gukora kwa Satani kumuveho. Ndatura ngo gukora kwa Satani kuve kuri uyu muntu, gukora kwa Satani kuderanja kwizera k'uyu mugabo, kuderanja kwizera k'uyu mugore, kuderanja kwizera k'uyu mukobwa, gukora kwa Satani kuderanja kwizera kwanjye, ndakuvima mu izina rya Yesu. Ndakuvima mu izina rya Yesu. Ndakuvima mu izina rya Yesu. Ndatura ngo izi mbaraga zaderanjaga kwizera k'uyu muntu ndazivuma mu izina rya Yesu. Reka uyu muntu ahabwe kwizera gufatika gukora ibitangaza. Reka uyu muntu ahabwe kwizera gufatika kumuhindura ubuzima. Reka uyu muntu ahabwe kwizera gufatika kumuneshereza. Reka uyu muntu ahabwe kwizera gufatika kumuhesha gukira indwara. Reka uyu muntu ahabwe kwizera gufatika kumuhesha gutangira no gusoza neza. Reka uyu muntu ahabwe kwizera kutanyeganyezwa n'ibyo acamo n'ibyo anyuramo. Kwa jina imbaraga zashaka kunyeganyeza kwizera kwacu ndazivima. Yewe mwuka washaka kuhungabanya kwizera kwanjye ndakuvima. Kwa jina la Yesu, umwuka w'umuntu ndagutwika, ndakwirukana ku buzima bwanjye. Uri muzimijini ndakwirukana ntukongere guhinguka imbere yo kwizera Imana yashyize muri nge. Izina rya Yesu, ntugahagarare imbere yo kwizera umwami Imana yatetse muri nge. Izina rya Yesu, ntugahagarare imbere yo kwizera umwami Imana yateretse muri uyu mugabo cyangwa uyu mukobwa cyangwa uyu musore cyangwa uyu mumama. Mu izina rya Yesu ndatura kugira ngo buri wese mwami kwizera kwe gutumbagire kandi kugire heza hashoboka. Ni mu izina ry'uwambwe upfakazuka dusabye twiseye. Amen. Shalom shalom. Imana igumugisha, kandi subscribe kuri wowe utarayikanda. Imana ikugirire neza. Shalom shalom.